Isuku y'umubiri ni kimwe mu bintu umuntu atozwa kuva akiri muto cyane. Gukaraba umubiri buri munsi, koza amenyo, kwambara imyenda isa neza, gukaraba intoki mbere yo kurya ni bimwe mu byo umuntu yigishwa kuva akiri umwana muto cyane. Ibi byose wabyigishijwe arabikurana, buri gihe cyose agahora aharanira kugira isuku, byose agamije kwirinda indwara zishobora guturuka ku mwanda. Nubwo bwose benshi baharanira kwita ku isuku yabo buri munsi, hari amakosa bakora yaba babizi cyangwa se batabizi mu guharanira kugira isuku ihagije. Mbere yo kubaganiriza ku makosa ugomba kwirinda kugira ngo uhorane isuku y'umubiri, nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comments, ariko ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mugiye kubana nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe amakosa ugomba kwirinda kugira ngo uhorane isuku y'umubiri. Icyambere, kudakaraba intoki nyuma yo kuva mu musarane. Aha mutangiye kwitekerezaho. Ibi bikorwa na benshi, nyamara nk'uko byerekanwa n'ikigo gishinzwe kurwanya indwara no kuzirinda, gukaraba intoki ni bumwe mu buryo bwiza kandi bwizewe bwakurinda kuba warwara cyangwa se wakwanduza abandi. Ukunze gusanga hari abantu bava mu bwiherero badakarabye intoki cyangwa se abandi ntibakarabe neza, bityo waba wakoresheje ubwiherero rusange cyangwa se wawe mu rugo, ni ngombwa gukaraba intoki neza n'amazi meza ndetse n'isabune. Icya kabiri, kudapfuka neza ku munwa mu gihe witsamura. Iri naryo ni rimwe mu makosa akorwa na benshi cyane. Gupfuka ku munwa mu gihe witsamura cyangwa se ukorora ni ingenzi cyane ko birinda gukwirakwiza mikorobe ahantu hose. Gusa abenshi usanga bitsamura niyo baba bari mu bantu benshi ntacyo bibabwiye cyangwa se batazi ko bari gukora amakosa. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko umuntu umwe mu bantu 4 atajya yibuka kwipfuka umunwa mu gihe yitsamuye iyo ari mu ruhame. Mu gihe witsamura cyangwa ukorora, nyaboneka ni ngombwa gupfuka umunwa. Usibye kugufasha guhorana isuku, ni ingenzi cyane mu kurinda ikwirakwizwa ry'indwara zandurira mu mwuka n'ibiza, ibicurane by'ibiguruka n'izindi zikwirakwizwa mu mwuka. Niba urwaye ibicurane cyangwa izindi ndwara zandurira mu mwuka, ni byiza cyane kurushaho kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi, kuko ushobora kwisamura igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo utanduza abandi. Mu gihe ugiye mu ruhame, ibuka kwipfuka ku munwa mu gihe ukorora cyangwa se witsamura. Icya gatatu, gutereka aho ubonye uburoso bw'amenyo kandi bugitose. Ubu mutangiye kwibaza haryo ubwanjye burihe. Ku byerekeye isuku yo mu kanwa, ni ingirakamaro cyane kwita ku buroso ukoresha usukura mu kanwa n'amenyo yawe. Abantu benshi ukunze gusanga nyuma yo koza amenyo ahita atereka uburoso hasi bugitose, yaba mu bwogero cyangwa se aho bubika. Nyamara uburoso butose ni indiri ikomeye cyane ya mikorobe na bakteri nyinshi cyane. Iyo buteretse hasi ukongera ukabukoresha, uburyo wabinjiza imyanda myinshi cyane mu kanwa kawe nubwo butabizi. Ibi bikaba isoko y'indwara zo mu kanwa, harimo no kuva amaraso mu menyo ndetse no kunuka mu kanwa. Nyuma yo koza amenyo ugomba kubuzunguza cyane ku buryo amazi ashiramo, warangiza ukabushyira ku kantu gatuma umwuka winjiramo neza. Byanashoboka ukaba uburekeye ku zuba kugira ngo bwumuke neza. Ugomba kandi kwirinda gushyira uburoso bwawe ahegereye umusarane, by'umwihariko ku bantu bafite ubwogero bufatanye n'umusarane. Ugomba kandi kubushyira hitaruye byibuze nko muri metero 3, kuko mikorobe nyinshi zishobora kujya ku buroso kurusha ku musarane aho wicara. Niyo mpamvu ugomba kububika neza. Icya kane, gukoresha tishikoto cotton swabs usukura amatwi. Kuva kera bagiye wigishwa gukoresha agati kariho ipamba tishikoto cotton swabs mu kwikurugutura mu matwi. Nubwo benshi bafata ubukurugutwa nk'umwanda, nyamara sibyo, ahubwo bufatiye runini ugutwi kwawe mimbere. Birinda ubwandu butandukanye bw'amatwi no kurinda utuntu duto duto nk'umukungugu ndetse n'udusimba dushobora kwinjiramo.
tishikoto zagenewe gusukura igice cy'inyuma gusa atari ukwinjizamo imbere cyane. Kuyinjiza mu gutwi bishobora guteza ingaruka nyinshi zirimo gusunika ubukuru ugutwi bukinjira aho butagomba kugera, bukaba bwakwangiza ingoma y'ugutwi. Usibye ibi kandi, ipamba biri kuri turiya duti ishobora gusigara mu gutwi ikaba yateza izindi ngaruka. Icya gatanu, gukuba cyane uruhu. Kwikuba cyane uruhu ni uburyo bwo gukuraho uturemangingo tuba twapfuye no gutuma haza utundi dushya. Gusa gukuba cyane uruhu kandi kenshi uba uri gukora amakosa akomeye mu kwita ku isuku y'umubiri. Gukuba cyane uruhu buri munsi birutera kwangirika, gufuruta byoroshye no kuba wazana ibiheri. Bishobora no gutuma kandi ruhindura ibara, mu maso hagatangira kugenda haba umutukutuku. Niba ufite uruhu rusanzwe, kwikuba inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru birahagije. Mu gihe rworohereye cyane wabikora rimwe gusa mu cyumweru. Kudahanagura ibindi bikoresho ukunze gukoraho cyane. Benshi kunze gusanga bita ku isuku yo mu rugo naho bicara ariko bakirengagiza ibindi bakunze gukoraho cyane. Aya ni amakosa akomeye mu kwita ku isuku y'umubiri yuzuye. Ibintu ukoraho kenshi, guhera kuri telefone, telecommand, remote controls, imashini za mudasobwa ndetse n'inzugi ukoraho ufungura cyangwa ufunga. Ibi ni ibintu ugomba kwitaho cyane, bigahorana isuku kandi ukabihanagura kenshi gashoboka. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza mu Bwongereza bwerekanye ko telefone zigendanwa ziri mu bikwirakwiza mikorobe nyinshi ku bantu batandukanye. Twibutse ko hari imiti itandukanye yagenewe guhanagura neza ibi bikoresho ushobora kuba wagura muri farumasi cyangwa andi maguriro. Bizagufasha kwirinda bagiteri na mikorobe nyinshi zashoboraga kwangiza ubuzima bwawe cyangwa ubw'umuryango wawe. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho uyu munsi twaganiriye ku makosa ukwiye kwirinda kugira ngo uharane isuku y'umubiri yuzuye. Bityo reka dusoze mbibutsa ko abatabizi bicwa no kutabimenya, ariko nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tukugeza. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comment. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Njye nari Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.